Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku gice cya 11 cyo mu gitabo cy'Abalewi. Reka dusome. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, mubwire Abisiraheli muti, aba ari byo bifite ubugingo mujya murya mu nyamaswa n'amatungo byo mu isi byose. Mu nyamaswa n'amatungo icyatuye inzara cyose ngo kigire imigeri igabanije kikuza aba ari cyo mujya murya. Ariko ibi ntimukabirye mu byuza no mu byatuye inzara. Ingamiya kuko yuza ikaba itatuye inzara ni igihumanya kuri mwe. N'imperereryi kuko yuza ikaba itatuye inzara nayo ni igihumanya kuri mwe. N'urukwavu kuko rwuza rukaba rutatuye inzara narwo ni igihumanya kuri mwe. N'ingurube kuko yatuye inzara ngo igire imigeri igabanije ariko ntiyuze nayo ni igihumanya kuri mwe. Inyama zazo ntimukazirye, n'intumbi zazo ntimukazikoreho, ni ibihumanya kuri mwe. Ibi aba ari byo mujya murya mu byo mu mazi byose. Ibyo mu mazi, mu nyanja no mu nzuzi no mu migezi bigira amababa n'ibikoko aba ari byo mujya murya. Ibitagira amababa n'ibikoko mu byo mu nyanja no mu nzuzi no mu migezi, mu byiyogesha mu mazi byose no mu bifite ubugingo biba muri yo byose murabizira. Muzahore mubizira, ntimukarye inyama zabyo, intumbi zabyo nazo mujye muzizirira. Icyo mu mazi cyose kitagira amababa n'ibikoko murakizira. Ibi aba ari byo mujya muzira mu bisiga, ntibikaribwe, ni ibizira. Ikizu n'itanangabo na woziniya n'icyanira n'icyaruzi uko amoko yabyo ari, n'igikona cyose uko amoko yabyo ari, na mbuni na tamasi na shakafu n'agaca n'ibyo mu bwoko bwako byose, n'igihunyira gito na sarumfuna n'igihunyira kinini, n'igihunyira cy'amatwi y'inzoya n'inkongoro, n'igishondabagabo n'uruyongoyongo n'ibyo mu bwoko byarwo byose, n'inkotsa n'agacurama. Ibyigenza byose bigira amababa bikagenza amaguru ane magufi murabizira. Ariko ibi mwemererwa kubirya mu byigenza byose bigira amababa bikagenza amaguru ane, ibigira amaguru maremare ahinnye yerekeje imbere ngo biyatarukishe hasi. Ibi ni byo mwemererwa kurya. Inzige n'ibindi bimeze nkazo byitwa soramu na harugori na hagabu nk'uko amoko yabyo ari. Ariko ibyigenza bindi byose bigira amababa bikagenza amaguru ane magufi murabizira. Kandi ibi bizabahumanya. Ukoze ku ntumbi yabyo azaba ahumanye ageze nimugoroba, kandi uzaterura n'igice cy'intumbi yabyo amese imyenda ye abahumanye ageze nimugoroba. Inyamaswa yose yatuye inzara ariko ntigire imigeri igabanije, ntiyuze, ni igihumanya kuri mwe. Umuntu wese uyikozeho azaba ahumanye. Inyamaswa yose igendesha ibiganza cyangwa amajanja yo muzigendesha amaguru ane ni igihumanya kuri mwe. Ukoze ku ntumbi yazo azaba ahumanye ageze nimugoroba. Uzaterura intumbi yazo amese imyenda ye aba ahumanye ageze nimugoroba. Izo ni izihumanya kuri mwe. Ibi ni byo bihumanya kuri mwe mu bikururuka bigenza amaguru magufi hasi: umukara n'imbeba n'icyugu kinini nk'uko amoko yabyo ari, n'ikinyogote n'igikeri n'umuserebanya n'ikijongorerwa n'uruvu. Ibyo ni byo bihumanya kuri mwe mu bigenza amaguru magufi byose. Ukoze ku ntumbi zabyo azaba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi ikintu cyose intumbi yabyo iguyeho kizaba gihumanye, kandi naho cyaba ikintu cyabajwe mu giti cyangwa umwambaro cyangwa uruhu
cyangwa isaho cyangwa ikindi kintu cyose gikoreshwa umurimo wose gikwiriye gushyirwa mu mazi kibe gihumanye kigeze nimugoroba, nibwo kizaba gihumanutse. Kandi ikintu cy'ibumba cyose kizagubwamo n'icyo muri ibyo byose ibirimo bizabe bihumanye, kandi icyo kintu mukimene. Ibyaribwa byose birimo bishyirwamo amazi bizabe bihumanye, kandi ibyanyobwa byose biri mu kintu bene icyo cyose bizabe bihumanye. Ikintu cyose kiguweho n'igice cyose cy'intumbi yabyo kizabe gihumanye, naho cyaba icyokezo cy'ibyo kurya cyangwa amashyiga kizamenagurwe, ibyo birahumanye, kandi bizaba ibihumanya kuri mwe. Keretse isoko cyangwa urwobo rwacukuriwe kubika amazi agateraniramo kizabe kidahumanye, ariko ukoze ku ntumbi yabyo yabiguyemo azaba ahumanye. Kandi niba igice cy'intumbi yabyo kiguye ku mbuto zo kubibwa z'uburyo bwose, zizabe zidahumanye. Ariko niba zuhiwe amazi zikagubwamo n'igice cy'intumbi yabyo cyose, zizabe izihumanye kuri mwe. Kandi inyamaswa yose cyangwa itungo ryose mwemererwa kurya n'igipfa ukoze ku ntumbi yacyo azaba ahumanye ageze nimugoroba. Uriye ku ntumbi yacyo amese imyenda ye, abe uhumanye ageze nimugoroba, kandi n'uteruye intumbi yacyo amese imyenda ye abe ahumanye ageze nimugoroba. Kandi igikururuka hasi cyose gikurura inda cyangwa kigenza amaguru magufi ni ikizira ntikikaribwe. Igikurura inda cyose n'ikigenza amaguru ane magufi cyose n'ikigenza amaguru menshi cyose, ibikururuka hasi byose ntimukabirye kuko bizira. Ntimukiyandavurishe igikururuka cyose gikurura inda cyangwa kigenza amaguru magufi, ntimukabyihumanishe ngo bibanduze. Kuko ndi Uwiteka Imana yanyu, aba ari cyo gituma mwiyeza mubabera, kuko ndi uwera. Kandi ntimukiyandurishe igikururuka hasi cy'uburyo bwose gikurura inda cyangwa kigenza amaguru magufi, kuko ndi Uwiteka wabakuriye mu gihugu cya Egiputa kuba Imana yanyu, aba ari cyo gituma mubabera, kuko ndi uwera. Ayo niyo mategeko y'inyamaswa n'amatungo n'ibisiga n'inyoni n'ibifite ubugingo byose byiyogesha mu mazi n'ibibaho byose bikururuka hasi, yo gutandukanya igihumanya n'ikidahumanya, n'igifite ubugingo cyaribwa n'ikitaribwa. Ibice 12. Guhumana k'umugore wabyaye. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisiraheli uti, umugore nasama inda akabyara umuhungu, azamara iminsi 7 ahumanye, nk'uko ajya ahumana mu minsi y'umuhango w'abakobwa, aba ariko ahumana. Ku munsi wa 8 uwo mwana akebwe, nyina amare iminsi 33 ahumanuke igisanza cye, ntagakore ku kintu cyera, ntakajye mu buturo bwera iminsi yo guhumanuka kwe itararangira. Ariko nabyara umukobwa, azamara iminsi 14 ahumanye, nk'uko ajya ahumana mu minsi y'umuhango w'abakobwa, kandi azamare iminsi 66 ahumanuke igisanza cye. Iminsi yo guhumanuka kwe irangiye, naho ahumanukira umuhungu cyangwa umukobwa, azazana umwana w'intama utaramara umwaka nk'igitambo cyo koswa, n'icyana cy'inuma cyangwa intungura imwe ho igitambo cyo gutambirwa ibyaha, abishyira umutambyi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, nawe abitambira imbere y'Uwiteka, amuhongerere. Uwo mugore nibwo azahumanuka isoko y'igisanza cye. Iri ni ryo tegeko ry'umugore ubyara naho yabyaye umuhungu cyangwa umukobwa. Kandi niba ari umukene ntabashe kubona umwana w'intama, azazana intungura 2 cyangwa ibyana by'inuma 2, kimwe cy'igitambo cyo koswa, ikindi cyo gutambirwa ibyaha, umutambyi amuhongerere abe ahumanutse. Igice cya 13. Amategeko y'ibibembe.
Uwiteka abwira Mose na Aroni ati umuntu nagira ku mubiri we ikibyimba cyangwa igikoko cyangwa ibara ry'amera kigahinduka ku mubiri we nk'umuze w'ibibembe, bamuzanire Aroni umutambyi cyangwa umwe mu batambyi be bene Aroni umutambyi amusuzume umuze wo ku mubiri we, ubwoya bw'aho uwo muze uri buhindutse umweru akawubona nk'ugeze munsi y'uruhu, uwo muze uzaba ari ibibembe. Uwo mutambyi amusuzume avuge ko ahumanye, ariko niba abonye iryo bara ry'amera ryo ku mubiri we nk'iritageze munsi y'uruhu, ubwoya bwaho ntibube buhindutse umweru, uwo mutambyi akingirane wafashwe n'uwo muze amara iminsi 7. Ku munsi wa 7 uwo mutambyi amusuzume, nabona uwo muze ugumye uko wari uri utakwiriye ku mubiri, uwo mutambyi yongere amukingirane indi minsi 7. Ku munsi wa 7 uwo mutambyi yongera amusuzume, nabona uwo muze utakigaragara cyane utakwiriye ku mubiri avuga ko adahumanye, bizaba ari ibikoko, uwo muntu amese imyenda ye aba adahumanye. Ariko niba ibyo bikoko bizakwira ku mubiri amaze kwiyereka umutambyi guhumanurwa, azongere yiyereke umutambyi, uwo mutambyi amusuzume, nabona ibyo bikoko bimukwiriye ku mubiri avuge ko ahumanye, bizaba ari ibibembe. Umuze w'ibibembe nufata umuntu bazamushyire umutambyi, umutambyi amusuzume, nihaboneka ikibyimba cyera ku mubiri we kikaba gihinduye ubwoya bwaho kuba umweru, kikabaho igisebe cy'inyama, kizaba ari ibibembe byatinze mu mubiri we, uwo mutambyi avuge ko ahumanye, ntamukingirane kuko ahumanye. Kandi ibibembe bimusesa ku mubiri bikarangiza umubiri w'uwafashwe n'uwo muze, biherereye ku mutwe bikagera ku birenge, aho umutambyi areba ku mubiri hose, umutambyi amusuzume, nabona ibibembe birangije umubiri we wose avuge yuko uwafashwe n'uwo muze adahumanye, umubiri we uhindutse umweru hose ntahumanye. Ariko igisebe cy'inyama niba kizamubonekaho kuri uwo munsi azaba ahumanye. Umutambyi azasuzume icyo gisebe cy'inyama avuge yuko ahumanye, icyo gisebe cy'inyama kirahumanye n'ibibembe. Cyangwa icyo gisebe cy'inyama niba kizasubira kuba umweru, azasanga umutambyi nawe amusuzume, niba igisebe cy'uwo muze gihindutse umweru, umutambyi avuge yuko uwafashwe nawo adahumanye, azaba adahumanye. Niba umuntu afite ku mubiri inkovu y'aho igishyute cyakize, muri iyo nkovu hakabamo ikibyimba cyera cyangwa urubara, cyerekwa umutambyi nawe agisuzume, niba kibona nk'ikigeze munsi y'uruhu, ubwoya bwaho bukaba buhindutse umweru, umutambyi avuge ko ahumanye, kizaba ari umuze w'ibibembe washeshe muri cya gishyute. Ariko niba umutambyi asuzumye rwa rubara akabona rutarimo ubwoya bwera kandi rutageze munsi y'uruhu, ahubwo ko rutagaragara cyane, umutambyi amukingirane amara iminsi 7. Niba ruzaba rukwiriye ku mubiri we, uwo mutambyi avuge ko ahumanye, ruzaba ari umuze. Ariko niba urwo rubara ruzaba rugumye aho ruri rudakwiriye, ruzaba ari inkovu ya cya gishyute, umutambyi avuge ko adahumanye. Cyangwa umuntu nagira ubushye ku mubiri, inkovu yabwo ikaba urubara cyangwa ibara ry'amera, umutambyi ahasuzume, nabona ubwoya bwo muri rwo rubara cyangwa muri iryo bara ry'amera buhindutse umweru, akakibona nk'ikigeze munsi y'uruhu, kizaba ari ibibembe byasheshe muri bwa bushye, uwo mutambyi avuge ko ahumanye, kizaba ari umuze w'ibibembe. Ariko niba umutambyi ahasuzumye akabona ari nta bwoya bwera muri urwo rubara cyangwa muri iryo bara ry'amera, kandi ko kitageze munsi y'uruhu ahubwo kitagaragara cyane, umutambyi amukingirane amara iminsi 7.
Ku munsi wa karindwi umutambyi azamusuzume, niba kizaba gikwiriye ku mubiri, uwo mutambyi avuge ko ahumanye, kizaba ari umuze w'ibibembe. Ariko niba urwo rubara cyangwa iryo bara ry'amera kizaba kigumye aho kiri, kidakwiye ku mubiri kandi ntikigaragare cyane, kizaba ari ikibyimba cyaturutse muri bwa bushye, uwo mutambyi avuge ko adahumanye, kizaba ari inkovu y'ubwo bushye. Kandi umugabo cyangwa umugore nagira umuze ku mutwe cyangwa ku kananwa, umutambyi awusuzume. Niba abona ko ugeze munsi y'uruhu hakabamo ubwoya bw'umuhondo bunyunyutse, umutambyi avuge ko ahumanye, uwo muze uzaba ari ibikoko, ari byo bibembe byo ku mutwe cyangwa ku kananwa. Niba uwo mutambyi asuzumye uwo muze w'ibikoko akabona ko utageze munsi y'uruhu, ntabemo umusatsi cyangwa ubwoya byirabura, umutambyi akingirane uwafashwe n'uwo muze w'ibikoko amara iminsi 7. Ku munsi wa karindwi umutambyi azasuzume uwo muze, niba ibyo bikoko bitazaba bikwiriye, ntibibemo ubwoya bw'umuhondo, umuze wabwo ntuboneke ugeze munsi y'uruhu, bamwogoshe aho ibyo bikoko bitari, uwo mutambyi akingirane uwafashwe n'ibikoko amara indi minsi 7. Ku munsi wa karindwi umutambyi azasuzume ibyo bikoko, niba bitazaba bimukwiriye ku mubiri, umuze wabyo ntuboneke ko ugeze munsi y'uruhu, uwo mutambyi avuge ko adahumanye, amese imyenda ye abe adahumanye. Ariko niba ibyo bikoko bizamukwira ku mubiri amaze guhumanurwa, umutambyi azamusuzume, naho n'ibyo bikoko bimukwiriye ku mubiri, ntiyirirwe ashaka ubwoya bw'umuhondo, azaba ahumanye. Ariko niba abonye ibyo bikoko bigumye aho biri, umusatsi cyangwa ubwoya byirabura bikaba bibimezemo, ibyo bikoko bizaba bikize, azaba adahumanye, umutambyi avuge ko adahumanye. Kandi umugabo cyangwa umugore nagira ku mubiri amabara y'amera, umutambyi yasuzume, niba ayo mabara y'amera yo ku mubiri we ari ibitare by'ibigina, bizaba ari amabara gusa asheshe ku mubiri, azaba adahumanye. Umuntu napfuka umusatsi azaba ari umunyaruhara, ariko ntazaba ahumanye. Kandi napfuka umusatsi wo mu gitwariro azaba ari umunyaruhara rwo mu gitwariro, ariko ntazaba ahumanye. Ariko niba umuze w'urubara uri mu ruhara rw'inyuma cyangwa mu rwo mu gitwariro, uzaba ari ibibembe bisheshe mu ruhara rw'inyuma cyangwa rwo mu gitwariro. Umutambyi amusuzume, niba uwo muze ari ikibyimba cy'urubara kiri mu ruhara rwe rw'inyuma cyangwa mu rwo mu gitwariro, ugasa n'ibibembe biri ku mubiri we, uwo azaba ari umubembe, azaba ahumanye. Uwo mutambyi ntabure kuvuga ko ahumanye, umuze we umuri ku mutwe, umuze uri ku mutwe. Umubembe urwaye uwo muze agende yambaye imyenda ishishimutse, atendeshe umusatsi, ajye yipfuka ubwanwa, ajye avuga cyane ati ndahumanye, ndahumanye. Iminsi yose akirwaye uwo muze azaba ahumanye, arahumanye, abe ari ukwe, ature hirya y'aho mubambye amahema. Kandi umwenda ufashwe n'umuze w'ibibembe, naho waba uboheshejwe ubwoya bw'intama cyangwa waba igitare, kandi naho uwo muze wawufashe mu budodo bw'ubwoya bw'intama cyangwa bw'igitare butambitse cyangwa mu buhagaritse, kandi naho icyo wafashe cyaba uruhu cyangwa ikintu cyose cyaremwe mu ruhu, niba umuze wenze kwirabura nk'icyatsi kibisi cyangwa ari urusisirane, naho wabonetse mu mwenda cyangwa mu ruhu, mu budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse, cyangwa mu kintu cyose cyaremwe mu ruhu, uzaba ari umuze w'ibibembe, icyo kintu cyerekwe umutambyi. Nawe asuzume uwo muze, akingirane icyo wafashe kimara iminsi 7. Ku wa karindwi azasuzume uwo muze, niba uzaba ukwiriye mu mwenda,
mu budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse cyangwa mu ruhu rukoreshwa umurimo wose, uwo muze uzabe ari ibibembe bikirya, kizaba gihumanye. Atwike uwo mwenda cyangwa ubudodo butambitse cyangwa ubuhagaritse bw'ubwoya bw'intama cyangwa ubw'igitare cyangwa ikintu cyose cyaremwe mu ruhu cyafashwe n'uwo muze, kuko uzaba ari ibibembe bikirya nigitwikwe. Ariko niba umutambyi asuzumye akabona uwo muze utakwiriye muri uwo mwenda, mu budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse cyangwa mu kintu cyose cyaremwe mu ruhu, ategeke ko bamesa icyo uwo muze wafashe, agikingirane kimara iminsi 7, kandi umutambyi azasuzume icyo uwo muze wafashe cyaramaze kumeswa. Nabona uwo muze utahinduye irindi bara kandi utagikwiriyemo, kizaba gihumanye, uzagitwike, uzaba ari umuze ukirya, naho cyaba gipfutse imbere cyangwa inyuma. Ariko niba uwo mutambyi asuzumye icyo wafashe akabona utakigaragara cyane, cyarameshwe, atanyure ahakure muri uwo mwenda cyangwa muri urwo ruhu cyangwa muri ubwo budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse. Kandi niba uwo muze uzaba ukiboneka muri uwo mwenda, mu budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse cyangwa mu kintu cyose cyaremwe mu ruhu, uzaba usesa, uzatwike icyo wafashe. Ariko niba uwo muze uzaba uvuye muri uwo mwenda, mu budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse cyangwa mu kintu cyose cyaremwe mu ruhu, icyo uzaba umeshe cyose kizongere kimeswe ubwa kabiri, kibe gihumanutse. Ayo niyo mategeko y'umuze wafashe umwenda w'ubwoya bw'intama cyangwa bw'igitare, naho wawufashe mu budodo butambitse cyangwa buhagaritse cyangwa wafashe ikintu cyose cyaremwe mu ruhu, ngo babone uko bavuga ko kidahumanye cyangwa ko gihumanye. Igice cya 14. Amategeko yo guhumanurwa k'umubembe. Uwiteka abwira Mose ati, aya aba ariyo mategeko y'umubembe ku munsi wo guhumanurwa kwe. Azashyirwe umutambyi, nawe ave mu ngando z'amahema, asuzume uwo mubembe, nabona ko akiza uwo muze w'ibibembe, ategeke ko bashakira ugiye guhumanurwa inyoni 2 zitazira nzima n'ingiga y'umwerezi n'agatambaro k'umuhemba n'agati kitwa ezobu. Umutambyi ategeke ko bakererera imwe muri zo mu rwabya hejuru y'amazi yatembaga, inzima yende n'iyo ngiga y'umwerezi n'ako gatambaro k'umuhemba na ezobu iyo, abyinikane n'iyo nyoni nzima mu maraso ya ya nyoni yakererewe hejuru y'amazi yatembaga. Amishe ayo maraso 7 kugiye guhumanurwa ibibembe, avuge ko ahumanutse, arekurire mu gasozi iyo nyoni nzima. Maze uhumanurwa amese imyenda ye, yiyogosheshe umubiri wose, yiyuhagire, abe ahumanuwe, abone kugaruka mu ngando zanyu, ariko amara iminsi 7 aba hanze y'ihema rye. Ku munsi wa 7 aziyogosheshe umusatsi wose n'ubwanwa n'injwiri, yiyogosheshe n'ahandi hose, amese imyenda ye, yiyuhagire, aba ahumanutse. Ku munsi wa 8 azenda abana b'intama b'amasekurume 2 badafite inenge, n'umwana w'intama w'umwungazi udafite inenge utaramara umwaka, n'ibice bya 13 bya efa y'ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta ya elayo ho ituro ry'ifu, n'urugero rwa rogi rumwe rw'amavuta ya elayo. Utambyi umuhumanura amurikane uhumanurwa n'ibyo imbere y'Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Umutambyi yende umwe muri abo bana b'intama b'amasekurume, awutambeho igitambo cyo gukuraho urubanza, aturane nawo rogiyo y'amavuta ya elayo, abizungurize imbere y'Uwiteka bibe ituro rijungujwe. Abikirire uwo mwana w'intama w'isekurume mu buturo bwera, aho babikirira igitambo kitambirwa ibyaha n'icyoswa.
uko igitambo gitambiwe ibyaha ari umwanya w'umutambyi, niko n'igitambiwe gukuraho urubanza kimeze, ni icyera cyane. Umutambyi yende ku maraso y'icyo gitambo gitambiwe gukuraho urubanza, yakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo k'uhumanurwa, no ku gikumwe cye cy'iburyo, no ku ino rye ry'iburyo rinini. Kandi yende kuri rogi iyo y'amavuta ya elayo, ayisuke ku rushyi rw'ibumoso, akoze urutoki rwe rw'iburyo mu mavuta ari ku rushyi rwe rw'ibumoso, aruminjagirishe ayo mavuta karindwi imbere y'Uwiteka. Ayandi mavuta asigaye ku rushyi rwe, umutambyi ayakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo k'uhumanurwa, no ku gikumwe cye cy'iburyo, no ku ino rye ry'iburyo rinini, kuri ya maraso y'igitambo cyatambiwe gukuraho urubanza. Ayandi mavuta asigaye ku rushyi rwe, umutambyi asige mu mutwe w'uhumanurwa, nuko umutambyi amuhongerere imbere y'Uwiteka. Maze umutambyi atambe igitambo cyo gutambirwa ibyaha, ahongerere uhumanurwa guhumana kwe, hanyuma abikire igitambo cyo koswa. Umutambyi atambire ku gicaniro icyo gitambo cyoswa na rya turo ry'ifu, nuko amuhongerere abahumanutse. Kandi niba ari umukene ntabashe kubona ibingana bityo, yenda umwana w'intama y'isekurume w'igitambo gikuraho urubanza cyo kuzunguzwa kibe impongano ye, n'igice cya 10 cya efa y'ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta ya elayo ho ituro ry'ifu, n'urugero rwa rogi rumwe n'amavuta ya elayo, n'intungura 2 cyangwa ibyana by'inuma 2 byo yabasha kubona, kimwe kibe igitambo cyo gutambirwa ibyaha, ikindi kibe igitambo cyo koswa. Ku munsi wa 8 abishyira umutambyi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro imbere y'Uwiteka ngo bimuhumanuze. Umutambyi yende uwo mwana w'intama w'igitambo cyo gukuraho urubanza na ya rogi y'amavuta ya elayo, abizunguriza imbere y'Uwiteka bibe ituro rijungujwe. Abikire uwo mwana w'intama w'igitambo cyo gukuraho urubanza, yende ku maraso yacyo ayakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo k'uhumanurwa, no ku gikumwe cye cy'iburyo, no ku ino rye ry'iburyo rinini. Umutambyi yende kuri ayo mavuta ayisuke ku rushyi rw'ibumoso, ayaminjagirisha urutoki rwe rw'iburyo karindwi imbere y'Uwiteka. Ayakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo k'uhumanurwa, no ku gikumwe cye cy'iburyo, no ku ino rye ry'iburyo rinini, aho yakojeje ya maraso y'igitambo cyatambiwe gukuraho urubanza. Ayandi mavuta asigaye ku rushyi rw'umutambyi ayasige mu mutwe w'uhumanurwa, ngo amuhongerere imbere y'Uwiteka, kandi atambe imwe muri za ntungura cyangwa kimwe muri bya byana by'inuma ibyo yabashije kubona. Atambe ibyo yabashije kubona, kimwe ho igitambo gitambirwa ibyaha, ikindi ho igitambo cyoswa kitagabanije, agitambane na rya turo ry'ifu. Nuko umutambyi ahongerere uhumanurwa imbere y'Uwiteka. Ayo niyo mategeko y'uwafashwe n'ibibembe ntabashe kubona ibyari bikwiriye kumuhumanuza. Amategeko y'ibibembe bifashe inzu. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati: nimumara kugera mu gihugu cy'i Kanani, nzabahaho gakondo, gatera ibibembe inzu yo mu gihugu cya gakondo yanyu. Nyiri iyo nzu agende abwire umutambyi ati: inzu yanjye iransusira nk'ifashwe n'umuze. Uwo mutambyi ategeke ko bayikuramo ibintu byose, atarinjiramo gusuzuma umuze, kugira ngo ibyo muri iyo nzu byose bidahumanywa. Maze uwo mutambyi yinjire muri iyo nzu ayisuzume. Asuzume uwo muze, nawubona ku nzu ipfumaguritsemo utuyira twikorogoshoye twenda kwirabura nk'ibyatsi bibisi, cyangwa nk'urususirane, kandi uwo muze ukaboneka nk'ucengeyemo imbere, umutambyi asohoke muri iyo nzu, kandi ageze ku rugi ayikinge, imara iminsi 7. Kwa 7 uwo mutambyi azagaruka ayisuzume, nasanga uwo muze ukwiriye ku nzu, ategeke ko basenyaho amabuye afashwe nawo,
bakayajugunya ahantu hahumanijwe inyuma y'umudugudu, kandi ategeke ko bahomora iyo nzu imbere impande zose, kandi basuke ingwa bahomoye ahantu hahumanijwe inyuma y'uwo mudugudu. Bazana andi mabuye bayasanishe aho basenye yayandi, bazana indi ngwa bayihome ku nzu. Umuze nugaruka ugasesa ku nzu amaze gusenyaho ayo mabuye ho no kuyihomora no kongera kuyihoma, umutambyi ayinjiremo ayisuzume, nabona uwo muze ukwiriye mu nzu uzaba ari ibibembe biyirya, izaba ihumanye. Bazasenya iyo nzu, amabuye yayo n'ibiti byayo n'ingwa n'ibyondo byose babijyane inyuma y'uwo mudugudu ahantu hahumanijwe. Kandi uzinjira muri iyo nzu igikinzwe azaba ahumanye ageze nimugoroba, kandi uzayiriramo azamesa imyenda ye, n'uzayiraramo azamesa imyenda ye. Ariko umutambyi nayinjiramo akayisuzuma akabona uwo muze utakwiriye mu nzu imaze guhomwa, umutambyi azavuge ko ihumanutse, kuko uwo muze ukize. Yende ibyo guhumanuza iyo nzu, inyoni ebyiri n'ingiga y'umwerezi n'agatambaro k'umuhemba n'agati kitwa ezobu, abikirire imwe muri izo nyoni mu rwabya hejuru y'amazi yatembaga. Yende iyo ngiga y'umwerezi na ezovu iyo n'ako gatambaro k'umuhemba n'inyoni nzima abyinike mu maraso yikerewe no muri n'ayo mazi yatembaga, abimishe kuri iyo nzu karindwi. Ahumanuza iyo nzu amaraso y'iyo nyoni n'ayo mazi yatembaga n'iyo nyoni nzima n'iyo ngiga y'umwerezi n'ezobu iyo n'ako gatambaro k'umuhemba, maze arekurira iyo nyoni nzima mu gasozi nyuma y'umudugudu, uko aba ariko ahongerera iyo nzu iba ihumanutse. Ayo niyo mategeko y'uburyo bwose bw'umuze w'ibibembe n'uw'ibikoko, n'ay'ibibembe bifashe umwenda, n'ay'ibifashe inzu, n'ay'ikibyimba n'igikoko n'ibara ry'amera n'urubara, yigisha ibigaragaza ko ikintu gihumanye cyangwa ko kidahumanye. Ayo niyo mategeko y'ibibembe. Amategeko y'abavubwamo n'ibihumanya mu mubiri. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, mubwire Abisiraheli muti, umugabo wese uninda abe ahumanijwe n'uko kuninda. Uko niko kuzaba guhumana kwe gutewe no kuninda kwe, naho aninda cyangwa yari azibye abe uhumanye. Uburiri bwose uninda aryamyeho bube buhumanye, n'ikintu cyose yicayeho kibe gihumanye. Kandi umuntu wese ukoze ku buriri bwe amese imyenda ye yiyuhagire, aba ahumanye ageze nimugoroba. Uwicaye ku kintu cyose uninda yicayeho amese imyenda ye yiyuhagire, aba ahumanye ageze nimugoroba. Ukoze ku mubiri w'uninda amese imyenda ye yiyuhagire, aba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi uninda nacira amacandwe kudahumanye, uwo amese imyenda ye yiyuhagire, aba ahumanye ageze nimugoroba. Amatandiko yose uninda yicayeho aba ahumanye. Ukoze ku kintu cyose cyari munsi ye aba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi uzaterura ibyo amese imyenda ye yiyuhagire, aba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi uninda nakora ku muntu adakarabye, uwo amese imyenda ye yiyuhagire, aba ahumanye ageze nimugoroba. Ikintu cy'ibumba gikozweho n'uninda kimenwe, icyabajwe mu giti cyose cyozwe. Kandi uninda niba akize kuninda kwe, aba ari iminsi 7 yo kwihumanuza, amese imyenda ye yiyuhagire mu mazi atemba, abe ahumanutse. Ku munsi wa 8 azende intungura 2 cyangwa ibyana by'inuma 2, abijyane imbere y'Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, abihe umutambyi. Umutambyi abitambe, kimeho ibitambo gitambirwa ibyaha, ikindi ho ibitambo cyoswa. Nuko amuhongerere imbere y'Uwiteka impongano yo kuninda kwe. Kandi intanga z'umuntu nizimuvamo yiyuhagira umubiri wose, aba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi umwambaro wose cyangwa uruhu rwose kiriho izo ntanga kimeswe,
kibe gihumanye kigeze nimugoroba. Kandi umugabo naryamana n'umugore bombi biyuhagire babe bahumanye bageze nimugoroba. Kandi umukobwa cyangwa umugore naba mu muhango w'abakobwa amara iminsi 7 azira, umukozeho wese aba ahumanye ageze nimugoroba. Icyo aryamyeho cyose mu minsi yo kuzira kwe kibe gihumanye, n'icyo yicayeho cyose kibe gihumanye. Ukoze ku buriri bwe wese amese imyenda ye yiyuhagire aba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi ukoze ku kintu cyose yicayeho amese imyenda ye yiyuhagire aba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi ukoze ku kintu kiri ku buriri bwe cyangwa ku cyo yicayeho cyose aba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi nihagira umugabo uryamana nawe igihumanya cye kikamujyaho, amara iminsi 7 ahumanye, uburiri bwose uwo mugabo aryamyeho bube buhumanye. Umukobwa cyangwa umugore namara iminsi myinshi aba mu muhango w'abakobwa mu gihe kitari cyo, cyangwa nakirenza iminsi yose azamara akivubwamo n'igihumanya, amere nk'uko ajya amera mu minsi yo kuzira kwe aba ahumanye. Uburiri bwose aryamyeho mu minsi yose avubwamo n'igihumanya bumubere nk'uburiri aryamyeho mu minsi yo kuzira kwe. N'ikintu cyose yicayeho kibe gihumanye nk'igihumanywa n'uko kuzira kwe. Ukoze kuri ibyo wese aba ahumanye, amese imyenda ye yiyuhagire aba ahumanye ageze nimugoroba. Niba akize icyamuvagamo aba ari iminsi 7 maze abone guhumanuka. Ku munsi wa 8 yenda intunguro 2 cyangwa ibyana by'inuma 2 abishyira umutambyi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Umutambyi atambe kimwe muho ibitambo bitambirwa ibyaha, ikindi agitambeho igitambo cyoswa, nuko amuhongerere imbere y'Uwiteka impongano yo kuvubwamo kwe n'igihumanya. Nuko mujye mutandukanya Abisiraheli no guhumana kwabo, kugira ngo baticishwa no guhumana kwabo, bahora kwanduza ubuturo bwanjye buri hagati muri bo. Ayo niyo mategeko y'umugabo uninda n'ay'uvubwamo n'intanga ze bikamuhumanya, n'ay'umukobwa cyangwa umugore uri mu muhango w'abakobwa, n'ay'uvubwamo n'ibihumanya wese, naho yaba umugabo cyangwa umugore, n'ay'umugabo uryamanye n'umugore uhumanye.